ni amagambo atumvaho kimwe. Kinshasa ifite uko byumva, abantu muri Kivu nabo bafite uko babyumva. Twari tuvuze kuko twebwe abaturage turi ababeneficiaire. Icyo dukenera twebwe dukeneye bwa butabera mbwa batugiriye nabi bakabiryoza. Icya kabiri za ntima dufite wa muntu leta ikatwunga mukaba butabera bwunga kuruta ko bareba mu buryo bwa penisi. Twari tuvuze amagambo atumvikana, iki kintu cyitwa lettre n'ikindi instaurer l'autorité de l'État. Murabyumva mute? Lettre na instaurer l'autorité de l'État. C'est toute l'étendue du pays. Hari ukuntu M23 nako leta ya Kongo ishaka ko M23 isubira inyuma. Ubwo nibwo buryo bwa mbere leta ya Kongo ishaka kubishaka ko basubira inyuma, none na leta ikongera ikagaruka muri ya myanya yose M23 yari yarafashe. Kandi icyo nacyo akaba ari cyo M23 idashaka. Ubwo muri make basa nk'abawushanya ku busabe bwabo. Bamwe bashaka ko basubira inyuma mu byo bafashe bagafata ya myanya babandi bafashe mbese bakayisubiramo. Ubwo niyo FARDC bakuyemo ikashaka gusubiramo. Kandi nanone M23 twirwane bakaba bashaka guma muri bya bice n'ubundi bafashe kuko nibo bagaremo umutekano. Ibyo nto biratandukanye. Kandi natwe nk'abaturage twadushaka ko bahuriza hamwe ibintu bakagira ikintu kimwe gifite inyungu ku baturage ndetse no kuri leta. Ukumva ni imbogamizi ebyiri zigiye zitandukanye. Mu gihe rero tuko mbyumva ngewe aya masezerano asinwa niyo n'ubundi yasinywe kuri le 23 mars. Ni ikibazo kirangaho. Nta kizere kirimo rero. Bumva ko bongeye kwizera none bagasubira inyuma, ariko ntago mbyumva ukuntu basubira inyuma kuko nta bafite basubira aho bari n'ihiwabo. Ariko amasezerano basinye kuri le 23 mars niyo atuma ikizere batakariza leta kiba cyinshi kuko bazi neza ko baramutse bakoze nk'ibyo bakoze ubushize byakongera kaba imbogamizi kuri tariki y'iki gihe cyase muri iyi minsi. Iki kintu cyitwa instaurer, twari tuvuze ko lettre ariko akundi uriya mugabo avuga ati bavemo basubiriye bavuye batanze ibikoresho babisige igisigaye tuzobone kuri bose. Sibyo? Iyo uri Kinshasa bivuga. Kugeza kuri ubu ngubu bibashije kugenderwaho ntibyashoboka. Ntago bikunda. Sibyo? Ahubwo M23 iravuga iki AFC? AFC iravuga ko ishaka ko bafata abayobozi bakashira mu myanya ya leta. Kandi ntibasubire ibyo bigomba gukorwa ko buganza ngiye kwivuga, bigomba gukorwa AFC M23 twigwaneho iraho iri. Ibyo biganiro byose bakabigirana kuko aho M23 ntago iri guhungabanya umutekano. Oya, abaturage mu biganiro byashize twakoze bagenda amasaha 24 ku yandi. Umuntu aragenda avuga ati ndi gucuza nta muntu y'ubunyaka ibyo nakoreye. Urumva aho bari hari amahoro. Kandi ibyo biganiro byose bagusana n'ibiganiro byose bagira na leta bagomba kubigirana na leta, ariko aho bari bahari ariko batari kugira ute, batari kuvuma bararwana, batari kongera kwataka. Hari aho bavuga ngo instaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de du pays. Iki kintu nacyo ubona kuko abangaba Kinshasa byumva kuko leta igiye kwisubiza uduce twose AFC y'abajyana. Aho ngabo yacyo kimwe. Bano nawe kuva kuko AFC kavuga ati tugiye mu biganiro mu buryo bizagenda bikorwa par processus. Gahoro izi ndimi zitumvikana ziteriki zitera confusion. Muya yageza Kinshasa akavuga ibi. Abari ni Doha bo muri AFC bagaruka bakavuga ati tuzagera tubikora aho ngaho. Icyo kintu ntabwo ari kizoro. Ibi byose angara bigaruka kuri ba baturage. Nanone twavuze ko justice na reconciliation nabyo bigomba guhabwa agaciro cyane kuko wa muntu wanyezwe ibyi intimba akaba ari zose akaba ari impunzi mu kindi gihugu. Sibyo? Akeneye kugaruka yerekana ngo uyu niwe gwisha abandi niwe wanyumubaza. Ariko uko kumubaza sugura ngo urukiko rukora akazi ahubwo n'ubwiyunge n'abakongomani ngo bashe kubana neza. Turareba tujya ku musozo imbogamizi zirimo. Imbogamizi twavuze ya mbere ni iyihe? Uko twasanze ni ukureba ko CCLF guhagarara tubona ko leta ifite mu bushake bukeya cyane mu girunda ibikoresho n'abasirikare babrakiota barimo barazanwa n'abarundi ndetse agaheza imbaraga FDLR nyinshi na FDLR zihabwa ubushobozi. Turabona ko hari ikintu arimo panga cyane
ariko hari ikintu nshaka kuvuga ngo ngaho byange bikunde FRDC ubusabe bwayo izi neza ko budakunda, izi neza ko abantu bari kugira ngo basubire inyuma batasubira inyuma, ahubwo ishaka kubikoresha ku mbaraga cyangwa se ku neza no ku nabi. Babyemera atabyemera FRDC iravuga ngo cyangwa se leta ya Kongo iravuga ngo bazasubira inyuma. icyo ni ukurwana. Niyo mpamvu kugeza kuri iyi saha idahagarika abasirikare baza muri Uvira kugira ngo barwane n'uyu mutwe ashaka gusubira inyuma. Muri make amasezerano bashaka niyo ido batayemera batabishyira akadomo ngo bavuge ngo bigende uko. FRDC byange bikunde izarwana n'uyu M23. Harimo ikibazo cya confiance bituye. Icyo kibazo cya confiance leta iyo ishobora kuba nta cyizere ifite kuri bano bantu kuko yo ntinababona nk'abantu, ibareba nk'abantu bari indirect. AFC M23 iravuga ati uno mugabo Tshisekedi nta na kintu mu byo avugiraho byose nta na kimwe ahereza ko ahora mu kinyoma gusa, arahavaga arabeshya avuga bimwe akavuga ibindi, bavuga aho bicaye yagenda akaje kuvuga ibindi. Iyo confiance ayiri akabamo ikihe kibazo, ikintu cya implementation system. Iyi system ya implementation yo gushirwa mu bino bintu iri abstract, ntabwo igaragara, ntabwo ihari. Kumubwiye umwe avuga ibi undi akavuga ibindi, undi akavuga ngo autorité de l'État igiye kuba instaure, ikaba ko instaure aho adashoboye kwigarurira. Iki ni ikibazo. Ikindi tureba ni uruhare n'imbaraga z'abafatanyabikorwa. Iyi EAC iri mu zirukanwe muri Kongo zishinjwa iki? Kubogama. Sibyo? Ababivuga bavuga ati c'est sont les mêmes Tutsi, ni l'empire Himatutsi, ni cya kindi bashaka iki? Bashaka gura balkanisation. Ubu sibo barimo cyane barizewe n'abakongomani ijana ku ijana, ntabwo bikunda. Icyo nicyo kimwe. Iki MONUSCO sishinjwa kwalimata amakonflikt, sishinja kugira ngo ihereze imbaraga amagroupe arme. Kugeza kuri ubu muri iki kintu urabona harimo ikizi, nabo nabahuza bafite izihe mbaraga, sibyo? Kugira ngo bahagarike Kinshasa, kugira ngo yumve M23 cyangwa se AFC twirwaneho irwanda kugira ngo ubeho. Iraba ngo ujye mu butegetsi kugira ngo bikore iki? Ibashe kureba ko yavuganira abaturage bayo barimo. Ukabuhereza amahirwe angana iki ibiganiro rero. Ku ruhande rwanjye ndamutse ngiye ku ruhande rwa FARDC, ibyifuzo sawa biragoye kandi birakakaye. Kandi kugeza kuri isaha niba bavuga ko EAC iri mu bahuza kandi ikaba iri mu bantu FARDC tumva, nanone biragoye ko ifata umwanzuro uvuga ngo M23 abasirikare ingabo zayo cyangwa se abayobozi bayo bajye muri FARDC. Icyo ngicyo kiramutse gishizwe akadomo na EAC ntabwo FARDC yabyemera. Byibuze abantu abahuza basa nk'abari hagati ni Qatar, kandi Qatar ntabwo ari yonyine. Qatar ifite abantu bayiri inyuma ari we EAC ndetse na MONUSCO, kandi mu bintu bemeza kandi bisa nk'aho binashoboka ntabwo FARDC byemera. Sadek yazamo ntibarwana na EAC, none ni ibindi Sadek igiye na EAC barwana ni ibindi niba bafite icyo bapfa bari muri Kongo ntabwo baba bafite n'aho bahurira. Nkumva rero izi nzira zigoranye cyane, byange bikunde intambara zabaho igihe cyose batagiye ku kintu kimwe kijyanye n'inyungu rusange z'abaturage. Ari amasezerano ashobora kudashoboka. Mandela njyewe rero uburyo njye mbibona bw'aya masezerano, uko aya masezerano abivuga hano, kurikije ingaruka n'ibibazo bishobora kuvuka mu masezerano ahari. Hari nk'icyo twavuze mbere, uganze kuvuga icyanjye kambaye mbibabwire mu byumve tena, kwemerera inyeshyamba kujya muri politiki bishobora guteza ikibazo. Ubu cyagiye bakwemera M23 kugira ngo ihure na leta bayishire muri politiki mu myanya y'ubuyobozi, bishobora guteza ikibazo. Gute rero? N'indi mitwe yitwaje intwaro ishobora gusaba kimwe k'ibyo AFC M23 twavuze ngo muri Kivu hari imitwe irenze ijana nayo izakora nk'uko AFC yakoze. Nuvuga ngo leta ya Kongo izahora doha, sibyo? Komeza. Abaturage benshi cyane abahuye n'ibibazo by'imivumbagatanya
ya AFC M23 barabirwanya ariko none niba nta biganiro bya politiki bibaye biragoye ko M23 yava mu bice ifite ku bushake. Shaka kuvuga ko mu gihe leta Kinshasa yose abantu ikaba abantu ikabarunga umunyi ikabari sibyo none se AFC zemera ko gusoma basigira abantu bizakunda se ntabwo yabasigira ni kitwereka kuko cyo ntigishoboka nanjye ntabwo nshobora gusiga abantu hari abari kuribwa sibyo mu gihe barimo barya abantu bakirimo bahunga ariko ihagere abantu bagatuza sibyo impunzi iyo ziri zimwe zikaba zitegura ko hashize igomba kuzicyura sibyo none ukabona ko byashoboka ibyo ngibyo byashoboka hari ikintu wasize ikindi ndakeka ari ibyo ngibyo. Okay, kugira yenda ngo tuze kugana ku musozo turareba ikibazo cy'iyi CCLF harimo imbogamizi mu gihe tubona ko leta y'Kisekedi ikirimo yitangaza icyo ni kimwe tubona kigoye. Ikindi ikibazo cy'ikizeye icyo Kisekedi avuze none ntabwo cyemereje ibyo avuga akabyemera muri Qatar byagera Kinshasa akabihindura bakamanipuletinga abanyamakuru mu buryo bemera kuvuga ibitavuzwe bagahindura ibindi bakagoreka. Icyo kibazo ni ikihe? Iyo manque de confiance iyo ni imbogamizi ihari ikomeye. Ikindi kugira ayo magambo adasobanukirwa kimwe bamwe bakavuga ibi bakumva ibi abandi bakumva ibi izo interpretation zonyine ziteza ikibazo. Ikindi komisiyo izaba ishinzwe guhuza abantu kuba idafite tuyikekaho kutagira imbaraga zihagije. Ese koko ifite ubushobozi bwo kumvisa abantu bafite ibikoresho mu maboko y'u Rwanda sibyo ikaba ifite imbaraga kugira ngo igire control ihagije kandi implementation y'icyo kintu izaba ari fair. Icyo ni ikindi ubwiyunge bushingiye ku kuri n'ubutabera ubwiyunge bushingiye ku kuri n'ubutabera mu gihe unegosiya n'umuntu umwita umunyamahanga sibyo wa muntu azakomezwa yamburwa agaciro nawe azakomeza yirwanaho akoresheje imbaraga ze za nyuma kugira ngo abashe kubaho. Iyo processus noneho y'ubutabera buganisha kuri reconciliation sibyo turatekereza ko ari inzira ikomeye cyane mu gihe Kisekedi akiyoboye Kongo itazashoboka. Mu njamake twatekereza ko iyi nzira ya Doha ari nziza ariko izaba mezire cyangwa se izasuzumirwa ku bashingwa bikorwa batumije iyo bishikira cyane ubushake bwaba amaparti prenante ari AFC ari na Kinshasa. Ikindi kureba inyungu rusange y'abaturage kuba mu ntambara ya buri munsi. Icyo nicyo cy'ingenzi cyane bagomba kugira inyungu z'abaturage. Dusaba n'iki nibarebe inyungu rusange z'abaturage zizana amahoro n'iki ibyo nibigirwa tuzabaho neza cyane. Imishyikirano irashoboka se? Imishyikirano irashoboka ko ibiganiro bihari. Rero ukuntu mbyumva imishyikirano iragoye kuruta ikindi cyose. Ubwo tuvuge ngo dutegereze ibyo bemeranyije ko bazashyirwa mu bikorwa niho tuzamenya gahunda process izakurikiraho. Ni ukuvuga ko kuri mwebwe mubona ko imishyikirano muri process mubona itoroshye ntabwo yoroshye. Dutekereza ko aba bahuzabikorwa ari bo baparteneri bazashyiramo imbaraga zidasanzwe bazashyiramo imbaraga zidasanzwe kandi ibisabwa siko biri niyo mpamvu mvuga ngo aya masezerano aragoye kandi arakomeye. Iyi ni preparatoire ariko ibyo twasaba kugeza kuri ubu ngubu ni uko haba uburyo bwo kumvikanisha ibyo barimo basaba kuruta kuko haba umwijima iyo fu iri hagati y'impande zombi. Icyo nicyo kimwe. Icya kabiri gusaba amananiza kiri muri kimwe kigaragaza iki ubushake bukiri kuko amananiza twasaba ko Kinshasa sibyo twasaba ko Kinshasa igira ubushake kandi engagement iyo engagement itari yabamo tubona ari bitarashoboka kuko arasaba ibidashoboka cyane ukabwirwa gutsinze mu maprovinsi abiri ngo bayisubiremo. Ariko ikindi sori gato kugeza kuri iyi saha nubwo mu masezerano basinye bavuga ngo bagarure impunzi kugeza kuri sange nemera ko uriya mugabo atemera ko ubwo kubatutsi atarakongomani kubera ko aravuga ngo
bari kuri intwaro basubire iyo bavuye kandi iyo bavuye avuga turahazi. Yego niyo mpamvu mvuga ngo aya masezerano ntakunda kuko ntabwo kugeza kuri Israel yemera ko turi abakongomani kuko ntabwo ashaka ko basubira inyuma kandi aho avuga basubira inyuma bari kuri intwaro basubireyo ntabwo ari muri Kongo n'ubundi ni muri Uganda ni mu Rwanda. Rero numva neza ko ibintu bidakunda kandi bidashoboka. Imbaraga zisabwa he? Igisabwa ni kimwe nuko kugeza kuri saha leta ya Kongo yemera ko ubwoko bwacu tutari abakongomani. Njye nicyo cyambere numva ko niyemera icyo ngicyo ibindi byose bizakunda. Bazemera ko bajya mu buyobozi, bazemera ko twemerwa nk'abaturage, yemwe bazemera ko ishyaka nka AFC rifatwa nk'amashyaka amwe yo muri Kongo. Murakoze cyane. Hari ikindi wakongeraho? Ikindi nakongeraho njyewe navuga ni kimwe ni inyungu rusange z'abaturage yuko ibintu byose byaba haba kuri AFC M23 haba kuri leta ya Kongo bagomba kureba cyane cyane inyungu z'umuturage ku isonga. Abaturage turarushye ku ntambara za buri munsi. Abaturage kuba mu nkambi zigize Afurika muri rusange, abaturage gusazira iyo badashoboye, abaturage bagataha iwabo. Ikindi abaturage b'abakongomani bararushye muri rusange batuye hariya. Abaturage bakeneye kubona ubuyobozi bwiza bubitaho bubahereza umutekano n'amahoro. Tukaba dutekereza ko izo mbaraga tuziteza kuri Qatar, tukaziteza kuri ONU ariyo MONUSCO, tukabitekereza no kuri EAC. Mu gihe bazagira imbaraga bazayimpoza ubuyobozi bwa Kongo gushaka inyungu rusange kuruta inyungu z'umuntu. Tukaba dutekereza ko imiyoborere mibi iheza abantu mu mahanga, imiyoborere mibi igatuma groupe za Rome zikomeza. Mu gihe uno munsi iriya mashira tuzagira agaciro, abaturage nitwe tuzagira amakaga mu gihe turi kurwanya cyane. Tukaba tugira ngo abagize iki gitekerezo cyiza nibashyireho imbaraga, abaturage tubashe kubona amahoro n'umutekano. Turabashimiye cyane. Nakagaruka tuvuga ko mwakoze cyane kugira ngo muze twongere dutekerereze hamwe. Ikindi tubararike kusanga kuri Kivu News kugira ngo twongere dukore indi seseme. Murakoze cyane. Umunsi mwiza. Murakoze cyane. Murakoze.